intambara y'Uburusiya na Ukraine ni intambara abantu benshi bibazaho, bakayibazaho byinshi bitandukanye. Ubu nteze amatwi, tega amatwi tujyane kugira ngo usobanukirwe iyi ntambara kuva itangira kugeza ubu ngubu. Abantu benshi twatangiye kumenya iyi ntambara ejo bundi ubwo twumvaga ngo ibiciro byahenze, abantu bakavuga ngo biri guterwa n'iki, bakababwira ngo biraterwa n'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Wowe uri mu majyepfo, mu burengerazuba, wowe uri mu burasirazuba, mu mujyi wa Kigali, ntega amatwi kugira ngo mbigusobanurire, ugire ibyo umenya kuri iyi ntambara abenshi baguhishe, usobanukirwe, uzayibwira umwana wawe uzabyara, uzayibwira umwuzukuru wawe, umwuzukuruza azabimenye ngo papa wanjye cyangwa mama wanjye azi byinshi cyane ku bijyanye n'intambara yabaye kuba hagati y'Uburusiya na Ukraine. Intambara y'Uburusiya na Ukraine nubwo abenshi batabizi yatangiye kudutumba hagati ya 2013 na 2014 ubwo abaturage bo muri Ukraine cyane cyane muri Ukraine mu burasirazuba bigaragambyaga, bakaba baragaragambye bavuga yuko perezida w'icyo gihugu asinye amasezerano yo kujya mu bihugu byo mu Burayi, atangire kujya muri Union Européenne. Bikaba byarabateraga ikibazo batabishaka, cyane cyane yuko icyo gihugu babonaga babayeho nabi, babona badafashwe neza, babona mu gihugu harimo ruswa, babona hari kubera ibintu bitandukanye bibahohotera, bakumva rero batarashaka gukorana n'ibihugu byo muri Burayi cyangwa se byo mu burengerazuba. Ibi byarakomeje rero, bikomeje umuperezida bigaragambije mu buryo bukomeye cyane, bigira ngaho uwo muperezida nawe aregura avaho. Uwo perezida nta wundi ni Viktor Yanukovych, uyu yahise avaho. Ariko abenshi mu bahanga bandika ibitabo bitandukanye, abenshi banditse kuri za mudasobwa, bagiye bavuga yuko byatewe n'Uburusiya. Uburusiya bwari bubiri inyuma, cyane cyane ko butashaka yuko uburengerazuba bushobora gukomeza gufata igice cyose cyo muri Ukraine, kuko igice cyo mu burengerazuba muri Ukraine cyari kibona ko gikoresha gahunda yo mu burengerazuba. Iyo tuvuze uburengerazuba tuba tuvuga ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza n'ibindi bihugu, ariko bigendera muri gahunda zitandukanye n'iz'Uburusiya. Rero Ukraine ikaba yari iyobowe muri ubwo buryo mu gice cy'uburengerazuba. Rero mu burasirazuba hakaba hari abantu bavuga ururimi rw'Ikirusiya, baba kigendera muri gahunda y'Uburusiya, cyane cyane ko bituranye cyangwa byegeranye cyane. Kumva yuko rero Uburusiya nabwo butari bubyishimiye, rero abenshi bakaba ariyo mpamvu bavugaga yuko abaturage impamvu bigaragambya bashobora kuba baragiwe mu matwi n'Uburusiya bagakomeza kwigaragambya. Urumva ko umuperezida yahise avaho. Bidakeye kabiri mu kwezi kwa gatatu 2014 Uburusiya bwahise butwara igice cya Crimea, butwara ahantu hangana na kilometero kare 27,000. Urumva ko aho hantu ari ahantu hanini cyane. Urumva ko aho hantu harusha u Rwanda uboneye. Ku Rwanda ni 26,338 kilometero kare. Ako gace rero kahise kajya rero mu gace Uburusiya butwaye, bahita bashyira n'igisirikare. Cyarakomeje, intambara irakomera, bageraho noneho batwara agace ka Donbass karimo Donetsk na Luhansk. Aha noneho bari bamaze gutwara hangana na n'ibirometero kare 25 kilometero 25. Urumva ko ahantu bari batangiye kugenda bahafata cyane, bakomeza kuhafata 2023 2024. Nanone hari ibyagiye biba tugiye kuhita tubabwira. Duhereye mu kwa 2022 Uburusiya naho bwakomeje gutwara ahandi hantu hanini cyane, noneho bigeraho batwara ubutaka bungana na 20% bwa Ukraine. Ubwo nta kuvuga ngo batwaye kilometero kare noneho 120. Urumva iki kintu cyari gikomeye cyane mu buryo budasubirwaho cyane. Uburusiya bwarakomeje burakataza, buragenda bufata Donetsk, Luhansk, Zaporozhia ndetse na Kherson. Aho noneho hangana none na kilometero kare 9,000. Urumva rero byababaje cyane isi cyane, ko bararakara bati Uburusiya butwaye agace kose. Ubuke yuko hahora intambara buri gihe y'Uburusiya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva rero iki kintu kugikora gutya ni nko gukora ijisho Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo ziba zifite abanywanyi bahorana, barimo Bwongereza, Ubufaransa n'ibindi bihugu bahora babashyigikiye gusa.
ariko intambara iri hagati y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ni ibihugu bihanganye cyane mu buryo bijyanye n'igisirikare, bijyanye n'ubukungu, byose bihora bihanganye buri gihe cyane. Mu 2023-2024 Ukraine imaze kubona yuko ibyo bintu bikomeye cyane gutwara ku duce twose, baratakambye barabwira mu mwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu nababwiye bishamikiyeho kugira ngo babafashe kugira ngo nabo bakomeze kurwanya umwanzi ari we Uburusiya. Bararwanyije koko nabo bituma basubiza inyuma Uburusiya, babusubiza inyuma ho bituma batwara kilometero kare ibihumbi 10. Ubwo ni ukuvuga ngo batwaye Kherson na Zaporizhia, ibice nababwiraga yuko byari bimaze gufatwa n'Uburusiya. Barabifata nyine, ariko bari bafatanyije n'iki n'uburengerazuba. Bakomeje gushyira imbaraga kugira ngo bakomeze babigizeyo bigize ingabo z'Uburusiya bazisubize inyuma. Ese ni izihe ntwaro zaba zarakoreshejwe muri ibi bihe byose turi kubabwira by'intambara hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya? Ku ruhande rw'ubwa Ukraine hari intwaro zakoreshejwe, hari menywe cyane yitwa misile ATACMS. Iyi ni misile bahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi misile ibasha koherezwa muri kilometero 300, ifite umuvuduko ungana n'ibirometero kare 2300. Indi ntwaro zifashijwe nanone ni yitwa HIMARS. Iyi ngiyi nayo ntabwo yoroshye kuko igendera ku birometero 80. Ni ukuvuga ngo bavuze ibirometero, ni ukuvuga ngo igisasu cyoherezwa muri ibirometero, wibereye hamwe ukohereza muri kilometero 80. Ibi byarakomeje cyane, ndetse barongera bifashishije nanone ibisasu bahawe n'Ubwongereza n'Ubufaransa aribyo twitwa Storm Shadow. Ibi ngibi bigenda muri kilometero hagati ya 250-300, bakabirasa bikagenda birasa aho ingabo ziri, aho ibikoresho by'ingabo biri byigiza hirya Abarusiya se bo baba barakoresheje izi ntwaro kugira ngo zimenye nazo, kuko dore ko zo zifite imbaraga nyinshi cyane, zifite vitesse zigenderaho, zifite ibirometero byinshi cyane, biruta cyane ibi byo zikoreshwa na Ukraine ifatanyije n'uburengerazuba. Bakoresha yitwa Iskander M. Iskander M igendera hagati ya kilometero 500 na 700. Bakongera bakagira iyitwa Kinzari nayo igendera kuri birometero 2000. Iyi ngiyi urumva ko ntabwo nayo yoroshye, ibirometero 2000. Hari indi rero ejo bundi bamaze kubarasa mu Abarusiya, Putin yavuze ko agomba kuzakoresha yiteye ubwoba yitwa LS-28 Sarmat, cyangwa se Satani kabiri cyangwa se Rusuferi, bitewe nuko wowe ubyita. Urumva ko ikintu iyo bavuze ngo ni Sekibi cyangwa ni Satani kiba gifite imbaraga nyinshi cyane zirenze. Iyi ngiyi igenda ku birometero 18,000, ikagendera 24,500, birometero 22,500 ku isaha. Urumva ko umuvuduko wabyo wikubye inshuro 20 uwijwi, kandi ijwi ni ikintu kigira vitesse cyangwa se kigira umuvuduko wo hejuru cyane. Birumvikana rero imbaraga bizateza. Murumva rero ibi bintu ntabwo byoroshye. Hari byinshi rero utamenye ku bayobozi babayobora bayoboye zino ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Mu Rusiya umuntu uyoboye nta wundi muramuzi, ni Vladimir Putin. Bamwe baramukunda kuko ari umugabo w'igihanganye utava ku ijambo, abandi baramwanga yuko akoresha imbaraga cyane, yayobozanye igitugu, ko mu gihugu cye nta muntu uvuga, kuramutse uvuze ushobora no guhura n'ikibazo. Uyu mugabo yavutse mu 1952, avukira ahita St Petersburg. Uyu nguyu kandi akaba ari umuntu wahoze ari intasi ikomeye cyane ya KGB, yakuriye mu butasi. Ubusore bwe ntabwo yigeze aryoshya ngo yishimishe cyane, yibereye mu butasi ashakisha amakuru. Uyu nguyu rero ikintu azwiho cyane muri politike nuko ayoboye igihe kinini cyane abantu batazi, kuko kuva mu 2000 kugeza umuntu ataracyayobora, havuyemo umwaka wa 2008 kugeza muri 2012, icyo gihe hayoboraga witwaga Medvedev.
muri akantu kari kavuzwe yuko aba perezida Medvedev akajyaho, ariko urumva ko we amaze igihe kinini ayobora kinini cyane kuva muri uwo mwaka 2000 ari umuyobozi. Uko yagiyeho hegura witwa Boris Yeltsin nibwo yahise atangira kujyaho. Umwanya wa politiki yahereyeho havuyemo kuba perezida, yabaye n'umuntu wungirije wa meya, ariko meya avuyeho aramusimburaho abaho meya naho gato igihe gitoya, none arongera aba na minisitiri w'intebe, ariko minisitiri mu gihe perezida yeguraga ahita ajyaho. Kuva icyo gihe urumva ko amaze igihe kinini cyane ariho cyane, ariko mu bimufasha cyane nuko ari intasi ikomeye, ko yabaye umutasi kera cyane akiri umusore cyarangiza kaminuza. Yarabajije ngo niki bisabwa kugira ngo baramubwira tugomba kuba warize amategeko arayiga n'ibindi byinshi bitandukanye arabyiga, aba umutasi ukomeye cyane. Kuva muri icyo gihe bimufasha gukomeza kuba umuyobozi ukomeye isi yose itinya, ari no mu bayobozi cyangwa se mu perezida bakomeye cyane isi yose itinya. Undi rero ku rundi ruhande tutababwira nawe umuzi witwa Zelensky Volodymyr, urumva ko benda no kwitiranwa kuko biriya bihugu byose byahoze mu cyo bita URSS. Uyu yavutse mu 1978, ubona ko Putin amurusha imyaka 26, bivuze ko aranamubyaye, ni ukuvuga ngo arwana n'umuntu umubyaye. Uyu rero aratandukanye cyane na mugenzi we Putin, ko yahoze we ari umunyarwenya, ari umukomediye, ariko nubwo ari umukomediye bazi ko ari umukomediye, ariko ubu ni we uyoboye igihugu. Hamaze kuvaho wa perezida yahise ajyaho nawe atangira kuyobora, ariko uyu nawe amaze kugaragara nk'umuntu utoroshye. Yatangiye kugaragara mu ntambara muri iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine, yatoye mu 2019. Uruhare rwe ntabwo ntagereranywa cyane kuko yakomeje kwihangana. Abantu benshi bamucina ati kariya gahungu cyane twatajya nambara n'amakoti, mbona ko yambariye imyenda isanzwe, ariko yakomeje gukataza ashyiramo imbaraga nyinshi cyane, bikaba bituma n'igihugu cye kikiriho. Baravuga ngo Uburusiya mu minsi ngahe bazaba igihugu bagisenye byarangiye, ariko afashwa cyane nanone n'ibihugu by'uburengerazuba. Icyo kintu agomba akoresha kugira ngo abashe kuba akiriho, ariko nawe ntabwo ajya ava ku izina. Putin rero uruhare rwe nta rundi muri iyi ntambara, nta kindi nuko bavuga yuko ariwe wafashije gutuma bari abaturage bigaragambya, bagatuma badashaka kuyoborwa na Ukraine muri perezida ruriho, bigatuma noneho aprofitira muri ako kavuyo agahita afata biriya bice nagiye mbasobanurira haruguru. Uyu kandi nanone uko ahora arwanye cyane, arahanganye na OTAN, kandi akaba yarabikoreye kugira ngo OTAN idakomeza ifata ibice bya Ukraine, kugira ngo uburengerazuba budakomeza kumurusha imbaraga. Iyi ntambara rero ifite byinshi yagiye igira kuri iyi si bibi cyane, yagiye iteza. Bumva ko abantu bagiye bapfa, bavuga yuko abantu barenga 500 bapfuye muri iyi ntambara. Hari abantu bagiye bimuka, kwimuka no kuba impunzi. Nanone ku kibazo cy'ubukungu, Uburusiya babafatiye ibihano bitandukanye. Urumva ko ibyo bintu byose biteza ikindi kibazo gitandukanye ku isi cyane mu bukungu. Ibyo bihugu bikize iyo bikenye cyangwa se bihuye n'ibibazo, natwe bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere dukomeza guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Rero byahise biba ikibazo cyane gikomeye nanone hagati y'ibihugu bitandukanye, bitangira kwigabanya. Nk'urugero Uburusiya nabwo bwahise bushaka inshuti, Ubushinwa, Iran, nanone Ukraine yita yigira ku gice kijyanye na OTAN kirimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburayi. Ni byinshi ntabasobanura kuri iyi ntambara, ariko numva ko hari byinshi muhise mumenye ku bijyanye n'uko byatangiye, bijyanye n'ukuntu Uburusiya bwangiye butwara ubutaka butandukanye, uburyo Ukraine yafashijwe n'uburengerazuba. Ibyo ni ibintu byinshi ngiye mbasobanurira, mugiye musobanukirwa intwaro zagiye zikoreshwa, aba bayobozi nabo uko batandukanye hagati ya Vladimir Putin ndetse na Zelensky.
ndetse nababwiye n'ingaruka izi ntambara cyangwa se intambara yateje natwe yatugezeho. Murakoze cyane gukurikirana iyi channel yanjye ya Floris TV, murakoze cyane, ndabakunda cyane.